ni bamwe mu rubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali rwibumbiye mu itsinda The Winners Team Inkotanyi cyane rugizwe n'abakoresha imbuga nkoranyambaga aho ruvuga ko ruzikoresha ruhangana n'abahakana bakanapfobya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 cyane cyane abari mu mahanga. Abagize iri tsinda bavuga ko nyuma yo gusura urwibutso byabongereye ubumenyi ku mateka y'u Rwanda ndetse n'ubushake bwo kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'abayikwirakwiza bifashishije ikoranabuhanga. Byiza rero ko uko bafata intego zo kuvuga amateka agoramye y'igihugu cyacu bakayagoreka nkana bagamije kutworeka nk'abanyarwanda muri rusange ariko n'urubyiruko by'umwihariko. Rero natwe twifashishe izi platform kugira ngo tubavuguruze nibavuga ibitari byo, cyane ko batari no mu gihugu, bamwe baba bari hanze barahunze bakajya gusebya igihugu cyacu. Rero twebwe turi mu gihugu tuzi ibyabaye, tuzi amateka y'igihugu cyacu, ntabwo tugomba kubemerera. Twabonye byinshi byadukoze ku mutima nka The Winners Team. Rero hari isomo twafashemo cyane cyane The Winners Team harimo urubyiruko rwiganjemo. Twafashe ko tugomba gusigasira ibyagezweho, twafashemo ko tugomba kugira ubumwe cyane. Twabonyemo ko urubyiruko ari rwo rwari rufitemo uruhare runini mu gukora icyo gikorwa cyo kwica cy'ubwicanyi bw'indengakamere. By'umwihariko gusura urubwibutso tuhaboneye amateka menshi yabaye yaranze iki gihugu cyacu. Mbere na mbere twabonye film documentaire irimo abatangabuhamya bavuga uko byagenze, birumvikana icyo gihe bo bari bariho. Twebwe iyi ni intwaro yo kugenda tugakoresha tubwira rwa rubyiruko rwacu batagize n'ikintu kimwe bazi, nibura nabo bazi batembere, bazi basure urwibutso. Umuyobozi w'itsinda rya Winners Team Inkotanyi cyane Uhirwe Asina avuga ko kuzana urubyiruko gusura urwibutso rwa jenoside yakorewe Abatutsi rwa Gisozi bigamije gufasha benshi muri bo bavutse nyuma ya jenoside no gutuma basubizanya n'abagoreka aya mateka. Dukoresha imbuga nkoranyambaga tugendeye ku bintu twabonaga ku mbuga nkoranyambaga by'abantu birirwa bahakana jenoside, bapfobya, bavuga ibintu byinshi. Kandi urubyiruko rwacu uyu munsi dufite ni abana bavutse nyuma y'ibyo bintu byose. Tubona ko bakwiye twiyemeje guhangana nabo, tubabwiza ukuri, tuvuga iby'igihugu cyacu, tukivuga ukuri bitandukanye n'ibyo bavuga. Kandi aba bana bakaba baravutse ejo bundi nyuma y'ibi byose bari kugenda bababeshya. Icyiza ni uko baba bafite bakwiga amateka, nibura bakaba bafiteho nanosiyo, bakazajya bavugana n'abantu nabo bafite icyo babasubiza bazi biboneye. Umunyamabanga w'umuryango uharanira inyungu z'abarokotse jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 Ibuka mu karere ka Gasabo, Mukanizeyimana Solange yashimye ko uru rubyiruko rwihatira kumenya amateka ndetse ko bizanafasha mu gutuma basobanura amateka bayazi neza. Icyo twasaba rero urubyiruko, umusanzu twifuza nk'ababyeyi, abantu bakuru, twifuza ko urubyiruko rwacu rwakwigira ku mateka yabayeho kugira ngo rutazongera kugwa mu mutego nk'uwo. Umwanya mwiza rero iyo turi kumwe n'urubyiruko kubashishikariza kutivanga muri gahunda zose zahemukira ubuzima bwa muntu cyangwa se muri gahunda zose z'ivangura. Ivangura rishingiye ku karere, rishingiye ku moko, rishingiye ku isura y'umuntu. Dushishikariza urubyiruko kubana neza muri iki gihe. Urubyiruko rw'u Rwanda rukomeje kugira uruhare rugaragara mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ku mbuga nkoranyambaga binyuze mu gutanga amakuru y'ukuri no gusobanurira abandi amateka y'u Rwanda hagamijwe ko jenoside itazongera kubaho ukundi. Gacinya Regina, i Kigali.